Bimeze bite guys? Nizere ko noneho mumeze neza. Noneho murabizi utatugeze muri mwanya wacu wo kwerekana ama app ari gutanga amafaranga muri iyi minsi, muri 2025. Iyi app noneho mbazaniye ntago imeze murabona aya mavideo ndi kubakorera nyine y'ama app ari gutanga amafaranga. Ndakeka iyi iri kuzirusha. Iyi ngiyi niyo iri kutwinjiza tukabisa amafaranga menshi, iri kuduheza agatubutse. Iyi app bayita Tap Earn. Dore ngiyi hano hasi. Bayita dore ngiyi. Bayita Tap Earn. Iyi app niyo iri gutanga amafaranga. Guys, iyi app ni ukuri ni akasamutwe. Reka nze tuyikandeho turebe. Aha guys, noneho ukimara gukanda kuri iyo link, nabahaye link ibageza kuri iyi app nyine kugira ngo muyikure kuri Play Store. Nabahaye link muraza kuyisanga ngo mu busobanuro nyine. Aho ngo kiri mu busobanuro uretse wasanga na code uza gukoresha kugira ngo baguhe amafaranga y'ubuntu nyine. Noneho iyo ukigera hano icyo cyane ubanza gukora, urabanza ukareba ahangaha, login with Google. Ahangaha nyine baba bakubwiye ngo kwinjira ukoresheje Google cyangwa kwinjira ukoresheje code. Uraza ngaha ukoreshe Google. Aha nyine kuri Google. Noneho ito wakanda. Ukima kwakanda bahita kuzana email nyinshi nyine. Ariko ubwo kwako nge n'ubundi nkoresha email nyinshi, ariko we iyo ukoresha email imwe bahita bayikwereka ugahita uyikandaho, cyangwa ebyiri ugahita uyitamo iyo ushaka. Noneho ngiye kwako ngiye gukoresha iyo nshaka kugira ngo twinjire. Yes, urabona ko tumaze kwinjira. Urabona ko muri app tumaze kwinjira. Noneho ngewe mbakoreye iyi video nari maze kwiyandikisha. Urabona ko ahangaha namaze gukorera amacoin, nako aya ni amapoint nagara amacoin, amapoint 356 nge nari maze kuyakorera. Ariko guys, ndagira ngo mbabwire ngo aya mapoint kuyakorera ntago bitsabye igihe kinini. Reka kuko muzi iyi video bamaze kuma iyi app ngo nyikoreho nyine video iri gutanga amafaranga isangiza. Noneho ukimara kugera ahangaha, ikintu cya mbere ubanza gukora, urabanza ukamanuka hano hasi. Ahangaha handitse, dore kanze mbabereke. Ahangaha handitse Refer Earn. Iyo uhakanze gato kandi ahangaha, urabona ahangaha iyo wakanze ugahita umanuka hano hasi handitse code refer. Ahangaha code referrals, uraza ugakanda ahangaha mo hagati ugahita wandikamo code y'umuntu wagutumiye. Nicyo kintu cya mbere ubanza gukora, ugahita wandikamo code y'umuntu wagutumiye. Code y'umuntu wagutumiye iri aho ngaho hasi, code y'umuntu wagutumiye. Ahangaha ihita uyandikamo ugahita ukanda ahangaha handitse check code. Ukimara kwakanda bahita baguhereza amapoint 100. Aya mapoint 100 iyo ukomeje ugakorera n'andi ihita ubona amafaranga menshi kabisa. Ahangaha rero dore code nabahaye imeze nk'iyi ngiyi, kwako n'ubundi ngiyi ari account yanjye imeze nk'iyi ngiyi. Uraza ngaha ukayikandamo ukayishyiramo, imeze nk'iyi ngiyi iri hejuru. Nze nyibereke, imeze nk'iyi ngiyi. Code muza gushyiramo aho ngaha nayibahaye aho ngaho hasi imeze nk'iyi ngiyi. Uraziti uyishyireho hano, ukanda hano hasi handitse check code. Noneho bahita babona, abantu bahita babanza bayigenzureho gatoya, noneho bahita baguha amapoint 100. Noneho ubwo ntabwo ari uburyo bwo kubona amafaranga. Reka mbere ku bundi buryo. Dore ahangaha handitse Power Ads Watch and Earn. Ahangaha ni ukureba amashoti, ubu video butoya cyane bw'ama ads. Aka ads kamwe baguha amapoint 10. Dore ngaha ahangaha
aka adizi kamwe baguha amapointi 10. Murabona ko muri kubibona. Reka duse abakanda mbereke uburyo bikoramo. A new project from the hamster. Try it out. Ya guys, urabanza ugategereza aya masegonda ari hasi uri kuyabona yanga ari kwibara, nagera kuri 0 nibwo tuza tubikuramo. Yes, uretse uza ukanda hano hejuru kuri ubuntu bumeze nk'ubucumu bwano hejuru, bukandeho. Numara kubukanda bakuzana nito ukanda kuri aka kantu k'agateranyo ko gukuba kugira ngo tubikuramo. Guys, dore tubikuyemo. Aya wabonye ko noneho bayamaye, kandi mubonye akantu turebye ko atari kanini. Dore bayamaye amapointi 10, mu kanya nari mfite amapointi 356, none dore babanyongera 10 misengera 336. Guys, murabona ko ibintu bikora. Noneho andi noneho yo reka mbereke indi ya gatatu iri gutanga amafaranga. Ni ngiyi, dore ngiyi. Iyi ngiyi ni ugukina game amasegonda 30. Amasegonda 30 yo ukinye game ukayitsinda cyangwa nyine ukayirangiza, baguha amapointi 10. Iyo ukinye neza baguha amapointi hafi 30-20. Dore ni amasegonda 30. Urabona ko ibi bintu rwose atari ibintu bigoye. Aya mafaranga twebwe turi kuyabona n'ukuri, ntabwo ari ibintu bigoye. Ejo noneho nzabakorera video ndi kuyabikuza. Dore noneho ahandi ha kane, tap to earn. Ahangaha reka mbereke ukuntu byo ikoramo. Dore ahangaha urumva, aha niho ha kane ho gukoreramo amafaranga. Dore ngaha bahita tap to earn. Ahangaha ni ukuza, iyo wakanze uraza hano hasi hari ibintu biri kugenda nk'amazi. Ibi bintu biri kugenda nk'amazi nyine bisa ubururu, uraza ukabikandamo cyane. Urabona ko biri kuzamuka uko ngenda mbikandamo cyane. Urabona ko biri kuzamuka. Iyo bigeze hasi tap the water to any point, bahita baguha amapoint. Ya guys, murabona ko bamaye amapoint 9. Get rewarded. Ya barabanza bakoreka agashuti gato ka video, noneho bahita babona kuyaguha. Reka tugategereze kugira ngo bahita duha amapoint 9. Guys, urahita utegereza ahangaha kariya, urahita utegereza aya masegonda ari hasi narangira. Dore n'ubundi agiye kurangira.
Yes, urabona ko arangiye, dukanda hano hejuru, dukande kuri aka kantu k'agakubo, urabona ko bise bivamo. Ya noneho barakubwiye ngo ahangaha hano hejuru barakubwiye ngo kugira ngo wongere gukina umukino wa kabiri urategereza aya masegonda 30 ageze kuri 29, 28, 27. Yes, murabona ko ahangaha uko ugenda ukina bagenda bakongeza point. Ya guys, murabona ko ibi bintu ni ukuri. Nanjye iyi app bayimaye mu kanya, bashuti banjye bambwira ati iyi app iri gutanga amafaranga, yikoreho video uyereka abanyarwanda. Iyi app ni app nanjye nizewe, ifite rate nziza kuri Play Store, muraza kuyibona mukande kuri iyo link. Kandi ikintu cya mbere mubanza gukora nakiberetse, murabanza mukaza hano kuri referral earn, hano mugashyiramo code y'uwagutumiye. Nubwo ninjye wagutumiye nyine, urareba code aho ngo kugira ngo wakire amapoint y'ubuntu, ni amapoint 100. Ahangaha rero iyo nawe ushaka gutumira, urabona ko hari code yawe hano hejuru nyine. Iyi ngiyi ni code yanjye, hano haba ari code yawe ahangaha. Ahangaha ngiye hari code yanjye, ariko wowe iyo ukoze account uhabwa code yawe, ntabwo uhabwa code nk'iyi ngiyi. Iyi ngiyi ni iyanjye ubwanjye, iyi ngiyi aba ari iy'umuntu bwite nyine ubwawe, ntabwo nta wundi mpamvu uyisangiye. Iyo code rero niyo ukoresha winjiza amafaranga. Dore nka hano urumva, iyo utumiye umuntu agakuramo app agashyiramo code y'umuntu wamutumiye, ahabwa point 400. Murabibona, get point 400, ubona point 400. Noneho iyo inshuti yawe itumiye abandi bantu, nabwo ugenda uhabwa izindi point. Ya guys, murabona ko dore biri hano hejuru, murahita mubibona. Iyo ukuyemo app, inshuti watumiye agashyiramo code, uhabwa point 400. Kandi guys, uko ibi bintu rwose mugenda mubikora neza, ni nako mugenda mwinjiza, nimukajya muvanga wenda ngo twavuze ngo amafaranga, ngo twavuze ngo app ngo zitanga amafaranga. Ahangaha hanze ziri kwibunza nyinshi cyane, ahubwo hanze ziri kwibunza nyinshi, ahubwo nuko mwebwe muvuga ati wenda ngo dufite ubute. Ibi bintu ntabwo biteye ubute, ibi bintu ni ibintu wakora wicaye iwawe. Dore nk'ahangaha kuri video, aya ma ads buri munsi baguha ama ads 40. Buri munsi baguha ama ads 40. Ahangaha buri munsi babaha imirimo yo gukora, ntabwo amapoint ntabwo ajya apfa kubura. Noneho guys, ibi bintu kuri birakora, mugende mwandikishe link nayibahaye ngo mu busobanuro na code yo gushyiramo kugira ngo muhabwe amapoint. Ya kandi abantu ndabasabye mutemwa gukora subscribe, like hamwe na share, ndabibutsa kubikora kugira ngo dukomeze dufatanye. Video yose nzaza nkora igihita ibageraho, musharinge, mukore amasabu, nzabakorera video. Dore kubikuza, nari nibagiwe akantu ko kubikuza, ukanda hano hejuru hari umutuku handitse pay out, urakanda. Dore kubikuza n'ahangaha amapoint 200, amapoint 600 ni amadolari 0.5. Ubwo urumva ko ari 600 y'amanyarwanda. Noneho amapoint 200, dore muri kubibona, ni idolari rimwe. Amapoint 50 ni amadolari 5. Ya amapoint 20 ni amadolari 20. Urabona kanga, dore ahangaha harimo gift card mu kubikuza, harimo Litecoin, crypto mu kubikuza. Hano ubundi ikeneye ahantu wenda mwakore, ako wenda ahangaha mufite n'ikintu kimwe mwabikuza, mufite PayPal ndabizi ko abantu benshi muzifite muri benshi. Yanda bose kugeza izi saha umuntu utari wabikuza, utari wakora account muri PayPal naho uhari. PayPal rero niyo ikunda gukoreshwa, ariko n'ufite Litecoin nayo yayikoresha, gift card nawe yayikoresha. Ahangaha murabona ko kubikuza nta kibazo nabwo. Dore
iyo umaze kuzuza amapoint aka kantu kahita kuzura, kahita kuzura ugahita ubona ko nyine kubikuza byemewe. Kandi ayo mapoint muri kubona ntimujya ngo ni menshi, aya ngaya ntabwo ari menshi. Aha ngaha dore ngiye kuyakorera nko mu minsi 2 mpita mbikuza. Aya mapoint ntabwo ari menshi kabisa. Dore aha ngaha batanga nk'izi video batanga 40 ku munsi. Uko ugenda uzireba ni nako ugenda winjiza amapoint. Izi zose iyo uzirebye uba usanga winjiza nk'amapoint 600 cyangwa 700. Urabona ko aha ngaha kandi iyo ukoze n'indi mirimo aha ngaha gukina games, aha ngaha guys harimo ibintu byinshi kabisa. Ndabibutsa rero abantu mute mwakora like, ndabibutsa no kuri kubikora kugira ngo tujye dukomeza dufatanye mbaha izindi video kandi murakoze. Tuzagaruka mbakorera video nabikuje, murakoze kabisa.